Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Turabashubuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Serugendo Dismas wongeye kugaruka mbere yanyu. Mana ibaho mugisha kandi Yesu abagirire neza. Reka tubanze tusenge mbere ya byose. Turagushimiye Data wera, uri Imana utuberera amaso ku mano na nijoro. Nimba tuwageze ku itariki ni kubw'imbaraga zawe, suko turi beza kurusha abandi, ariko wagiye utuberera amaso. Niyo mpamvu turagushimiye. Tubanje kugusaba imbabazi, utubabarire kuko turabanyandege ngeya, turacumura buri sana buri segonde. Utwezo dutunganye, weze ibi bikoresho, weze kirere, weze ijambo ryawe tugiye kuvuga, kandi weze abakozi we bazatutega amatwi. Iri jambo rituberera umugisha, uwo twirukanye ni Satani. Mana dushoboje mu imisi, utuha ubwenge no gucishwa bugufi ya mbere y'ubwiza bwawe, tubashe gusobanukirwa buryo bwo kugendana nawe. Turagushimiye, urakoze kubw'izina rya Yesu, amen. Mana ibaho umugisha. Tugiye kuganira kubw'ijambo ry'Imana bene data. Imisi tubayeho, ikidufasha twebwe abakiranutse ni ijambo. Nasanze ibi bihe turimo ubona tutahesha agaciro ijambo ry'Imana, ariko icyadukuye mu byaha ni ijambo ry'Imana, idukomeza mu rugendo ni ijambo ry'Imana, icyatumye ko twahinduka tubabera ni kubw'ijambo. Iyi misi ibyo kurya byiza byo mu kiranutsi ni ijambo. Usanga tutakisoma ijambo, tutakita ku ijambo, turifuza buhanuzi, turifuza ubuhamya, ni byiza, ariko icyambere na mbere, buhanuzi bwa mbere ni ijambo ry'Uwiteka. Mane baho umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri kuri Matayo gice cya 14. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo gice cya 14 murongo wa 14. Ijambo riratubwira iki? Yomotse abona abantu benshi, arabababarira, abakiza uburwayi. Yomotse abona abantu benshi, arababarira, abakiza uburwayi. Umunsi ukuze, abigishwa be baramwegera bati, ahangaha ndiyagira abantu, none se umunsi urakuze, sezera abantu baje bihahire ibyo kurya. Yesu arabasubiza ati, ntakibajyanayo, mube ari mwe mubagaburira. Baramusubiza bati, ntacyo dufite hano keretse imitima 5 n'ifi 2. Arababwira ati, nimubizanire hano. Ategeka abantu ko bicara mu bwatsi. Yenda iyo mitima 5 n'izo ifi 2. Ararama, areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura iyo mitima, yiha abigishwa be, bayiha abantu. Bararya bose, barahaga, bateranya ubumvungukira bw'imitsima busigaye, bwuzura intonga 12. Abariye ari ng'ibihumbi 5, abagore n'abana
barirwamo abagore n'abana. Aya niyo magambo tugiye kuganira itwereka mirimo Yesu yakoze. Mutwe w'ijambo uratubwira gutyo: Yesu ntago ahinduka. Mutwe w'ijambo tugiye kuganiraho iratubwira Yesu ntago ahinduka, uko yari ejo n'uyu munsi n'iteka ryose. Yesu ntago ahinduka, uko yari ejo uyu munsi n'iteka ryose. Tumukorere, tumuvuge, tumusenge, ariko tumenye ko Yesu ntago ahinduka, nk'uko yari ejo n'uyu munsi n'iteka ryose. Twebwe twahinduka, ariko Yesu ntago ahinduka. Twebwe ikirere cyahinduka, inyubako yahinduka, ariko Kristo ntago ahinduka, nk'uko yari ejo n'uyu munsi n'iteka ryose. Nimba tumaze gusobanukirwa koko Yesu ntago ahinduka, nk'uko yari ejo n'uyu munsi n'iteka ryose, wowe mu Kristo, njyewe mu Kristo, twakora iki? Turaza kubivuga. Musumwe ari mu ivugabutumwa, kuko niyo mirimo yamuzanye Yesu Kristo. Yabanje kuza kuhindura abigisha 12, kuko yarazi ko gihe cye kizarangira yongera asubire mu bwami bwo mu ijuru. Abatoza mico myiza yo kuvuga butumwa bwiza, batoza ijambo ry'Imana, arabigisha, abasigira ubutware bwe kwirukana myuka mibi n'abadayimoni, kandi akabatuma nimugende amahanga yose mubigishe cyangwa se mubabwiriza ubutumwa bwiza, uzemera mumubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ariko mu gihe yarakiri ku isi niyo tugiye kuganira, ari mu rwo rugendo rw'ivugabutumwa, agenda asengera abarwayi, abohora imbohe, yirukana abadayimoni, yigisha abantu amategeko y'Imana. Bibiliya iratubwira ko umunsi umwe yomotse abona abantu benshi, bamukurikira cyangwa bamutekereje. Amaze kubabona abo bantu benshi, yakoze iki? Arababarira, abakiza uburwayi. Kindu kimwe kya mbere Yesu akorera umuntu, cyangwa se nawe umuntu ugomba kumenya kuhabwa ubusabane cyangwa se kwemerwa na Kristo, no kubabarirwa ibyaha. Anyuma uburwayi bwose ufite Yesu arabugukiza. Kubabarirwa ibyaha, kuko icyaha ntago wahuza na Kristo uri umunyabyaha, ugomba kubanza kwiyeza no kubabarirwa ibyaha. Aho mutabona abantu benshi bamukurikiye cyangwa se bamutegereje, ariko ikimenyetso kimwe kya mbere yabanje gukorera abo bantu, abababarira ibyaha, abakiriza abarwayi. Nize ko iyo niyo mitwaro ikomeye dufite mu buzima bwacu ku isi. Tuzuye ibyaha, tuzuye n'ibiburwayi, ariko Yesu ni ubabarira ibyaha, Yesu no kiza abarwayi. Mana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Mose ukuze bari mu ayo materaniro, yari ahantu mbese yari imeze nk'ari mu butayu. Muko kubabarira kwe abantu byaha, muko kukiza abarwayi, bandu bose bumvise baratuje mbere ye. Bifuza gusa banyotewe kumva ijambo Kristo avuga. Abakuru n'abatoya baricara mbere ye. Ariko umunsi waje kugeraho, umunsi ukuze, abigishwa barikanga, babona ko bwije. Baramwegera bati, ahangaha ntiyagira abantu, kuko ari ahantu bameze ngo mu butayu. Ati, mwami, ahangaha, bamwegereye intumwa ze, baramubwira ati, ahangaha ntagira abantu. None umunsi urakuze, sezera abantu baje bihayire ibyo kurya.
abantu baba hano umunsi urakuze sezera abantu bajye kwihahira ibyo kurya buri muntu yirwaneho kuko umunsi urakuze. Ariko Yesu arareba kubigishwa be abasubiza ati ndakibajyanayo mube ari mwe mubagaburira. Abigisha babonaga ko umunsi ukuze byaba byiza Yesu abasezere kuko bari ahantu hatari abantu, abasezere bagende bajye kwiyahira ibyo babasha kurya. Ariko Yesu avuga ati ntakibajyanayo, uyu munsi ari mwebwe mugomba kubagaburira. Numwe zirareba nabo babona buryo bazagaburira abo bantu bari bahagaze hariya 5,000 birenze bushobozi bwabo. Uzarebeho ibyo kurya by'abantu 5,000. Nize ko ari agomba kutumizwamo amamodoka ikomeye niza yikorera ibyo kurya bizahaza abantu 5,000. Amazi yo kunywa kyabo bantu 5,000. Kuko bavuga ko yagaburiye abantu 5,000 badashizeho abagore n'abana, mbese babaze gusa mubare w'abagabo basangamo bari 5,000. Asa umugire ibyo kurya by'abantu 5,000, amazi yo kunywa abantu 5,000 bashobora gukora iki? Kunywa. Ati ndakibajyanayo. Tusenga Imana tufite kwizera, tusenga Imana tumenye ko ari Imana ishobora byose. Yesu we byiringiro bye byabaga kwa data gusa. Sezera abantu musukuze kuko hano n'abantu baba bagende bishakire ibyo kurya. Ariko Yesu avuga ko ntakibajyanayo. Uwo twize yafite byose, uwo twize yashobora byose, uwo twize yafite butware, uwo twizeye. Ngo ndakubona abantu na muntu utavuga Imana mu rurimi rwe hano ku isi. Bamwe bamuvuga igihe bahuye n'ibikomeye, arana bamwe bamuvuga byabaye indirimbo, arana bamwe bamuvuga bamwizeye, arana bamwe bamuvuga batamwizeye. Byabaye indirimbo gusa, mana. Ariko twita Imana tumenye ko ashobora byose, dukorera Imana tumenye ko ifite byose, tusenga Imana tumenye ko byose arasubiza. Yesu arababwira ntakibajyanayo, uyu munsi ari mwebwe mugomba kugaburira abo bantu. Nizeye ko tukunda kurebesha amaso ku by'umubiri cyangwa ibyo dufite. Intumwa bashaka kureba babona ko nta kintu bari bafite mu cyo gihe. Ku bubiko bwabo cyangwa butunzi bwabo nta bushobozi cyangwa amafaranga yo kugaburira abantu 5,000 bari bafite konte zabo. Ati wo basezere gusa bigendere. Yesu nawe ati oya ndacyabajyanayo. So mavuze ko burije nakibajyanayo, ni mwebwe mugomba kubagaburira uyu munsi, ari mwe mubagaburira. Baramusubiza bati ntacyo dufite hano. Muri gihe cyose abantu tukunda kwakana, ntabwo twemera. Nasanze ikintu kitwa amafaranga ku isi, Mana yakoze neza kurema amafaranga, kuko twasanze ko amafaranga ni igisubizo cy'ibibazo byose tufite. Ufite amafaranga wakemura byinshi, ariko amafaranga nta muntu wemera ko azifite. Abo tubona bakize, abo tubona nibo bakomeye, abo tubona nibo bafite akazi, abo tubona nibo bapagasa bagenda ku manywa na nijoro, buri munsi bahora bahakana ko ntacyo dufite. Ntacyo mfite, nta mafaranga mfite.
ariko ukubwiye winjire mu nzu yawe ufate ibintu byose ufite wikorere ku mutwe ugende, nize ko ntago wabishobora nabyo. Uzashaka amamodoka cyangwa abantu bagufashe. Si ngombwa tube twakana ko ndacyo dufite, hari ibyo dufite Imana yaduhaye, cyubahiro ni cyayo. Hano ntumwa baramusubiza bati ntacyo dufite hano keretse imitsima 5 n'amafi 2. Nta kintu dufite hano keretse imitsima 5 n'amafi 2. Nabo bareba iyo mitima 5 nayo mafi 2 ntago yahaza abantu bari bicaye imbere yabo. Arababwira ati nibo binzanire hano. Yesu arategeka iyo imitima 5 nayo mafi 2 muizane hano. Yesu ashimwe. Mu maboko ye ibintu birahinduka, mu maboko ye ari bitangaza, mu maboko ye biva hasi bikacirwa hejuru, mu maboko ya Kristo. Yo bintu ntago bikwiriye kuba nkuko byari biri. Yari mitima 5 n'amafi 2 ati ni mubinzanire hano, kuko intumwa zabonaga ko ntago zishaka kuhaza abantu bari bayicaye mu cyo giterane. Ati mubinzanire hano. Bwana Yesu azivi. Urwana cyane, shakisha cyane kuhabwa bivuye mu maboko ya Kristo. Urwanya cyane, shakisha cyane gufata uduke ufite udushire mu maboko ya Kristo. Imisi twabaye abagugu. Abantu mirimo yose y'Imana basigaye babona ko ari mirimo y'itorero cyangwa mirimo y'abapasiteri. Bandu benshi barimo kwifungira umugisha kubera ubugugu no kwinangira imitima. Ariko mu maboko ya Kristo, ibyo ufite bishize mu maboko ya Kristo arabitubura. Ibyo ufite bishize mu maboko ya Kristo yongeramo umubare. Ibyo ufite ukabishira mu maboko ya Kristo arakuzamura. Bwana Yesu asifiwe. Ategeka abantu bamaze kubimuzanira, ategeka abantu ko bicara mu bwatsi. Yemwe abantu mwicare. Abana bari batangiye gusakuza. Ati mutuze mwicare mwese. Ntago wahabwa biva kwa Yesu ukizerera wishira hejuru. Mbere yo kwakira ikiva kwa Yesu ugomba kubanza gutuza ukicara. Yesu yenda iyo mitima 5 nizo ifi 2 amaze gutegeka abantu ko bicara. Nimba twakoreraga Imana, twavugaga Imana, twese dufite ibyiringiro n'agaciro mbere y'iyo Mana, kumenya amaboko y'Imana ko ifite byose, kumenya bubasha bw'Imana ko ishobora byose. Iyi misi imitima yacu irajara, ntabwo dutuje hamwe tuyicare tuyizere Kristo n'abakora imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi abantu bari ku bapfumu, uyu munsi bari ku rusengero, uyu munsi bashaka abakozi b'Imana babasengere, bataratuza barindira isa y'Imana, barasimbuka bajya ku bapfumu, batava ku bapfumu nabo bataratuza bajya ku simbizi buvuzi butandukanye. Ariko mundu w'Imana aricara. Nimba twasenze tugomba kwicara tugatuza tukarindira igisubizo kiva ku Mana. Ategeka abantu bose bicara mu bwatsi. Yenda iyo mitima 5 nizo ifi 2 amaze kuzifata. Twavuze ko mu maboko ya Kristo ari bitangaza, mu maboko ya Kristo arimo gutubura bintu, mu maboko ya Kristo barwayi barakira, mu maboko ya Kristo mateka arahindurwa, mu maboko ya Kristo
impumyi zirabona. Mu maboko ya Kristo abapfu barazuka. Ararama amaze gufata iyo mitima nizo ifi. Bibiliya iratubwira iki? Ararama, areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura iyo mitima, aya abigishwa be baha abantu. Yesu ashimwe. Arabanza arabisengera imitima 5 n'amafi 2 igaburira abantu 5,000, tutashizeho umubare w'abana w'ababyeyi n'abana. Ariko yabanje kubisengera, amagara Imana bihesha umugisha. Amaze kubisengera ayiha abigisha be, bayiha abantu. Wowe urarya utasenga witwa mu Kristo. Ibintu byawe byinshi urakora utasenga, ukaryama udasenga, ukabyuka udasenga, ujya ku rubanza udasenga, ariko umutima wawe ukifuza gutanga ruswa. Ejo ze kuvuga ko Mana ndagwe kuzi, Mana ndagwe gusubiza. Ku Mana navuze ko bintu biratubuka. Ku maboko ya Kristo bintu birahinduka. Ku maboko ya Kristo akura abantu gucava kabashira ku rundi rwego. Mu maboko ya Kristo abantu twagiye tuhabwa ubwenge. Mu maboko ya Kristo twagiye tukiririzwa mu biburwayi binaniranye. Yesu ntabwo ahinduka nuko yari ejo, uyu munsi n'iteka ryose. Se niki kigutandukanya n'urukundo rw'Imana rituma utabasha kwizera Imana ukizera abapfumu? Wavuye mu bushake bw'Imana ukizera abantu, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ko avumwe wiringiye umwana w'umuntu. Se iyi minsi byiringiro byawe biriye. Yesu ntabwo ahinduka nuko yari ejo n'uyu munsi n'iteka ryose. Ni twebwe tuhinduka, ariko Kristo ntabwo ahinduka. Bene data, garura tena byiringiro byawe mu maboko ya Kristo. Afata izo migati yamaze kuzisengera, Mani zihesha umugisha. Kurya utasenga ni kizira, musangira n'ibitakwiriye gusangirwa. Kuryama udasenga Satani narakuvogera. Kugenda udasenga, ibyose mu Kristo ukora banziriza ikintu kitwa iki? Isengesho. Na nuko abonekamo butsinzi, na nuko abonekamo kunesha kwacyo. Ariko bintu byose tukora tutasenze Imana, Satani arabyivangamo. Abigisha batangira kuha abantu imitsima 5 n'amafi 2. Bintu bibaringa birimo kuva mu ruganda, barimo kuha abantu barimo kurya, abantu barimo kuha abandi. Yesu Kristo, navuze ko kwa Yesu bintu biratubuka. Bantu batangira kwakira imitsima, bantu batangira kwakira amafi, atari kamwe, atari tubiri. Iyo nabonye ikibazo dufite. Ubajije umwana niki mwari iwanyu, ati twari inkoko. Ukasanga inkoko imwe tuyisangiye mu muryango wose hafi abantu 10 na bangahe. Uriya mwana mubajije se we baguhaye iki, ati no mutwe. Ariko nwakirata ko yari inkoko. Ariko ubona kwa Yesu ayo mitima 5 n'amafi 2 imanze kugera kwa Yesu byaratubutse. Bibanga ibintu birimo kuva mu ruganda nguko navuze. Buri mundu yari yakurikije indayi, ntago yari tena ayo mitima 5 n'amafi 2 iratubuka kwa Yesu Kristo. Mureke tukorera Imana, mureke twizeye nguko yari ejo n'uyu munsi n'iteka ryose. Yesu ntabwo ahinduka. Burwayi ufite Yesu arabishoboye, bibazo ufite Yesu arabishoboye, bikomeye ubona Yesu arabishoboye. Reka bigere uyereke Yesu Kristo, ubigeze mu maboko ya Kristo, urebe kundu Yesu azabigenza. Turananirwa kuko tutabashije kugira ubwenge bwo gufata ibyacu tushire mu maboko ya Kristo. Ibintu byose bigeze mu maboko ya Kristo bitanga amahoro. Ibintu byose bigeze mu maboko ya Kristo bitanga umugisha. Ariko abantu basige banga gushira ibyabo mu maboko ya Kristo, bakajya kubishira mu maboko y'abapfumu. Na niko kwikurira ibibazo, na niko kwikurira inyatsi, na niko kwikurira imivumo. Izera Kristo,
byayishuwe ijambo riratubwira ko ayirwa abapfa bagapfira mu mwami Yesu Kristo. Mwareka tukihanganira bibazo kwa Yesu, ko ijambo ry'Imana riratubwira ko nta washatse Imana abure kuyibona. Bibiliya iratubwira uwo mugoroba bararya bose, barahaga, bateranya ibivungukira by'imitsima busigaye, buzura intonga 12. Bandu bose cyo kikundi cyose bararya barahaga. Hari abantu bamwe barya bakahaga mu buryo burenzeho, hatakibasha kumeka neza, ariko byo nabyo ni icyaha. Yesu atufashe. Barakutoranyiza ibyasigaye byose byuzuza intonga 12. Wowe uryo ukafate byo kuryo kajugunya kuri pubele. Wowe uteka ibyo utashoboye kuryo bimare ukabijugunya ku mifuka. Menya ko jisho ry'Imana rita kwishimira, kuko abandi barari inzara. Uriyo kujugunya ubihe wundi urare inzara. Biriya uba ushize ku maboko ya Kristo. Ariko mwanya ujugunye kuri pubele abandi bara inzara. Mu bibiye turimo abantu bashonje, ariko mureke dufate ibyo uduke dufite tushire mu maboko ya Kristo. Nimba boracabibona, ariko abandi barari inzara, uriyo kujugunya kuri pubele wabiha abandi bakabirya, buriya uba ushize mu maboko ya Kristo. Musumwe Yesu azakwibuka abo wagaburiye. Mane dufashe kandi tugirire neza. Murongo wa nyuma iravuga iki? Abariye bari 5,000, abagore n'abana batabarirwamo. Aho Yesu yagaburiye uwo munsi bari bandu 5,000. Abagore n'abana nabo bari bahari, ariko ntago babashize ku mubare. Bigaragara ko byarenze umubare we 5,000. Buri muntu wese ararya arahaga. Batoranya ibyasigaye buzuza intonga 12. Bona Yesu yari umunyabwenge. Ntago yabonye ko bariye bahage ati mubijugunye. Barabyujuje ati mwongere tena byose mubishire hamwe. Ibisigaye byose mubishire hamwe, biracyafite umumaro. Niyo mpamvu nakubwiye kuryo kahago kajugunya mu mifuka ntabwo ari byiza. Shaka umuntu ushonje umugaburire, kuko uwo mwanya ibyawo bishize mu maboko ya Kristo. Nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2, Imana izakwibukira iyo mirimo ukoze. Yesu ashimwe. Nimo kumva amajwi y'abantu benshi kuri iyi minsi turasenga, ariko nuko dusenga byiringiro byacu biri kure y'Imana. Nuko abantu basenga ntago bizeye, nuko abantu basenga ntago bazi ububasha bw'Imana. Niyo mpamvu tubabwiye ijambo ry'Imana mutwe ratubwira ko Yesu ntago ahinduka, nguko yari ejo n'uyu munsi n'iteka ryose. Kwa Yesu ari ubutsinzi, kwa Yesu ari gukira, kwa Yesu ari mahoro, kwa Yesu ari ubutabazi. Se niki cyakukuye mu maboko ya Kristo? Niki gituma uhagaze mu rusengero ariko utizera? Niki gituma utareka ibyaha? Hano twabanjirije gusoma itangiro ry'ijambo murongo wa 14 kwa hiyo Matayo 10 gice cya 14 murongo wa 14 yavuga ko yomotse abona abantu benshi arababarira abakiza uburwayi. Yesu ntago yaguha ibye utabanje kwihana ibyaha ubabarirwe. Yesu ntago yakwemera ube mukozi wayo, ube mu nzu yayo, burwayi bukwicire mu nzu yayo. Nagiye mbona tusenga Yesu akora deliverance ku maboko y'abantu bagakira.
biburwaye binaniranye bagakira, ibyo muganga avuga ko ntago bishoboka bagakira, kuko nk'uko yari ejo n'uyu munsi n'iteka ryose. Iri zuba ntago ryahindura zina rya Kristo. Ubu bushuwesi bwago batuma ko Imana ihinduke, ni twebwe tuhinduka. Ariko no kwiri zuba Imana irimo gukora imirimo, no kwiri zuba Imana irategeka bikaba, no kwiri zuba wasenga Imana igakusubiza. Niyo mpamvu mureke tongere tugarure ibyiringiro byacu mu maboko y'Imana. Ntago ihinduka. Reka kwizera abantu twese ku isi dufite ibibazo. Buri muntu arimo gushaka wamutabara, buri muntu arimo gushaka wamurengera, buri muntu afite imitwaro. Ariko mitwaro yacu ni muze tuyishire mu maboko ya Yesu Kristo, kuko Yesu niwe ugomba kuturuhura. Ndugira ubwoba usenga, nducika intege usenga, ndukarambirwe usenga. Ushobora kurambirwa uyu munsi, ariko isa Imana yari itaragera kuri wowe. Nta muntu usarura isa itaragera, nta muntu warura ibyo kurya isa itaragera. No gusenga kwacu habamo isa Imana gusubiza abantu. Se kuki ducika intege, kuki twihebye. Yesu ni wa wundi, ntabwo ahinduka. Nuko yari ejo, uyu munsi n'iteka ryose. Uburwayi ufite ntabwo bimunanira. Umva ko yababariye abantu abakiza uburwayi. Se wamwizera kubwo uburwayi ufite, urebe ko nimba Yesu azagukoje isoni. Wamwizera kubwo amarira ufite, urebe ko Yesu nimba azagukoje isoni. Ikibi turarira amarira, ariko byiringiro byacu biri kure ya Kristo. Uyu munsi mureke tena tongere tugarure ibyiringiro byacu mu maboko y'Imana. Tongere tena dukunda Imana, tongere tena dushaka Imana. Ntabwo tukwiye gucirira Imana urubanza. Mana nuwera, ni twebwe turabanyabyaha. Abantu benshi barakariye Imana, kuvuga ko ibiye bazegiye bakorera Imana itagira icyo ikora. Imana itagize icyo ikora ntabwo wagomba kugera uyu munsi. Mwene data nanjye ku bwanjye, turiho kubw'imbaraga zayo, turiho kubw'ububasha bwayo, turiho kubw'ubushobozi bwayo. Izera iyo Mana ubone ubutabazi bwayo. Izera iyo Mana urebe ko nimbita za gukiza uburwayi ufite. Izera iyo Mana ubona ko nimbita za kurengera mu bibiye turimo. Abantu benshi bafite ubwoba muri iyi minsi, ariko ubwoba ntabwo warwana urugamba uneshe kufite ubwoba. Gihe cyose munyabwoba aratsindwa. Gihe cyose munyabwoba ntabwo wagera ku gitangaza cy'Imana. Tugaruke, ntabwo ahinduka Yesu Kristo. Se niki kia kushidikanya, niki Imana itashoboye. Kukwishurira abana minervalize, kukwishurira inzu, kugukiza uburwayi afite. Wazuye Lazaro. Yananirwa kugaburira umuntu, kandi agaburira inyoni zo mu kirere zitafite amaboko, zidafite aho zihinga, zitafite ububiko. Mwareka tukagarukira Imana mu byiringiro byacu. Yesu atufashe, Yesu atushoboje. Ubwo bufite ubwire Yesu uyu munsi bimvemo. Wongere tena byiringiro ku mutima wanjye, kuko nasobanukiwe ko utahinduka. Nasobanukiwe ko ari wowe ushobora byose. Sobanukiwe ko ufite byose. Sobanukiwe ko ugera hose. Sobanukiwe ko kuri wowe ibintu biratubuka. Sobanukiwe ko kuri wowe umuntu yarya akahaga. Harigiye birashoboka ko ari abantu bafite byifuzo Mana, nzarya mbashe kuhaga mu buzima bwanjye. Kwa Yesu birashoboka nabyo. Uburwayi nzakira uburwayi, kwa Yesu birashoboka. Niyo mpamvu abasenga, abakorera Imana, nitukavuga Imana ku rurimi gusa, twizeye ko Imana yacu ifite butware. Twavuga byinshi, ariko yari kukwibutsa ko Yesu ntabwo ahinduka. Nguko yari ejo, n'uyu munsi, n'iteka ryose. Yesu ni Yesu.
tugiye gusenga Imana. Niki kiguteza ubwoba mu iminsi? Niki kituma ufata ingamba yo kuva mu maboko ya Kristo? Ariko iyi minsi ni minsi yacu yo kwishira mu maboko ya Kristo. Ni minsi yo kongeraho tena no gufata ibyacu tukabishira mu maboko ya Kristo. Kuko tumvise ko Yesu aratubura. Tumvise ko Yesu azamura mubare wa migati 5, mitima 5 n'amafi 2. Yaje kuhinduka imitima 5,000 birenzeho n'amafi 5,000 birenzeho kwa Yesu. Numva ati arabantu bakina banke Lambert ubu tubuzi simbizi kundu babigenza. Numva gusa ibyo bivugwa. Ariko Yesu niwe ushobora byose. Imwe yahinduka 100 yaba 10,000 nitumwizera tukamukorera. Va mu byaha, va mu bwoba, ntucike intege, shaka Imana mu zindi mbaraga zawe, kuko kwa Yesu ari ibisubizo. Nduka babazwe no kuvuga ko kuva ryari Imana yansezeranije gutyo ntago birageraho. We reba kwanza uracyakiranuka mbere y'Imana? Uracyubaha amategeko y'Imana? Uracyagendana n'Imana nguko bikwiriye? Aho cyumuzwa n'amasezerano. Yakuhaye amasezerano giye yakubonaga ukiranuka. Ariko iyi minsi ntago tukibasha gukiranuka. Binyoma byabaye benshi mu kanwa k'abantu basenga. Bujura, bwescro ku bantu basenga. Tubaye nk'abanyamahanga. Tutakibasha kwera imbuto nziza. Yakora gute bitangaza yo kutusoreza amasezerano? Muziko ari twenyine tushakwidindiza. Reka uyu munsi tongere twihane. Tubabarirwe ibyaha. Tukirizwe burwayi. Mani dukorera imirimo y'ibitangaza. Turagushimye Mwami Yesu Kristo. Urera kandi urakiranuka. Nta guhinduka. Twebwe abantu turahinduka. Nguko waruri ejo n'uyu munsi n'iteka ryose. Manzo tubabarire. Isi yose ubabarire. Bugome bubaye bwinshi. Busambanye ni bwinshi. Butinganye ni bwinshi. Ubwicanyi ku manywa na nijoro. Rukundo rwarakonje. Turavuga Imana ariko mbuto zitagaragara ko n'abantu b'Imana. Weza abakozi bawe, weza amatorero, weza bitwa bakristo ku isi. Udukize maboko ya Satan, dukize gufatanya n'abanyamahanga, tubashe kwera imbuto nziza, babarira ibyaha bari kure bari hafi. Maraso ikomeze yeza bawe, maraso ikomeze yeza bavuye mu bushaki bwawe, abatarakumenya nabo bakisha bugufiya, abafite imitima inangira Mana wabakiza. Maraso yawe igendagende, abantu baboshwe n'uburwayi uriho Mana, abantu baboshwe n'imivumo wabohora abantu, wakiza abantu ibyaha, kuko ari wowe ubishoboye Mwami mwiza. Ndawundi Mwami ufite ubasha nkawe. Ari byinshi birimo guteza abantu ubwoba. Ubushuwe bufiteza abantu ubwoba. Inzara biteje abantu ubwoba. Bamwe barimo gucumura ku manywa na nijoro. Ariko urinde itorero, urinda abantu bawe. Tukomeze tena byiringiro byacu mbere yawe. Twirukanye Satani imbere y'itorero. Twirukanye Satani mu mitima yacu. Twirukanye Satani mu isi yose, mirimo ye ubashabwe. Ibirwanya abakiranutsi, ibitishimira ko abakiranutsi bazabone iherezo ryiza. Turarisenya, turaritwika Mana. Imbaraga zawe zigendagende ku barwayi bose Mwami mwiza, ku bashonje bagenderere, ku bafite amarira n'akahinda, ku bafite ubwobo bakoreho. Imbunzi zihariya na hariya Mana ni wo kurengera abantu, ukazana amahoro ku isi, ukadukiza ubushuhe, ukagusha imvura y'umugisha, abahinzi bakahinga bakabona umusaruro mu izina rya Yesu Kristo. Mana tufashe tushoboje, kandi abari kwa muganga bakize, ababyeyi batwitse bafashe, amarira abantu barira amajoro, abarara inzara Mana barengere kandi ubabarire kihugu cyacu, ubabarire Afrika, ubabarire Europa, Oceania, Amerika, Asia, Atlantika. Maraso itegeke Mana, amavi yose gupfukamire. Ibyo bizatuhesha umugisha no kubabarirwa ibyaha.
urakoze witeka, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mani baho umugisha. Yari Pasteur Serugendo Dismas uturuka mu itoro Pentecôte de Réveil Philadelphie. Murakoze kudutega amatwi. Ijambo ry'Imana ribaberera umugisha. Inama twakugirira, komeza wizera Imana kuko itahinduka. Ari rimwe na rimwe tubahesha nimero de telefone kuko muri urugendo bandu barakomezanya, bandu barahugurana. Cyangwa se ufite icyo washaka kutubaza mu buryo bwose kwadutera ingunga ndacyakirimo. 07 82 43 97 54. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Philadelphia, Imana irakira.